ikaze kuri wewe ukurikiye Bwiza TV ndetse na bwiza.com. Uyu munsi tugiye kwinjira mu ikiganiro hirya no hino kiri bwibande ku makuru atandukanye, ariko nkuko bisanzwe mu muco wacu w'abanyamakuru, mbere yo gutangira ikiganiro ugomba kubanza ukakira umuntu w'umutumire. Mfite umutumire hano, hari ijambo Julius Nyerere yakundaga kuvuga abwira abatanzania ngo bashaka kujya mu Burayi, akavuga ati kandi ubwo mujya mukanga abantu mwagiye Nairobi nko mwagiye London. Atubwira ukaza wakagatije nk'abandi bajyaga baza bavuye Bugande bacanye amatara mu nzira ngo babwire abantu ko bavuye mu Buhinde, kandi byahe byo kaje bavuye Ntungamo hano ruguru. Nawe ndagutumiye uvuye umeze nk'umushyitsi uvuye Ntungamo. Suhuza abantu rero nabibwire. Nitwa Niyobongero David, tugiye kubana muri kino kiganiro hirya no hino rero urumva usanzwe ukora ikiganiro bita ngo isi n'abantu ndetse nawe ujya untumira akiburo kagiye wamugarura. Ariko ujya umbaza ibintu bikomeye ukambaza ibintu bikomeye ngo by'impenure ngo iki n'iki byose. Umusaza nkanjye uruhara rwose ukabona byancanze pe. No kugira ngo abantu babisobanukirwe bagende bagira amakuru kuri ibyo bintu. Ubwo rero burya hari imigani itakigezweho ivuga ngo nk'ubugabo budahora buba ari ububwa, ariko ibyo ntabwo byemeye kuri ubu ngubu batansiyo ubwo turi mu bworoherane. Nanjye nje kuko ihora ariko mu buryo buri positive. Ujya unjyana mu mpenure ukanjyana mu rubyiruko muri deshire, ntabwo urambona nambaye deshire urumva n'iki byose ukambaza insokozo, nta musatsi ngira. Uyu munsi nkujyanye muri politike, ngaho tubwira ingingo turi bwibandeho uyu munsi. Uyu munsi turi buze kwibanda ku ngingo zitandukanye, aho turi buze kwibanda kuba uyu munsi Perezida Joseph Pombe Magufuli ari buze gushyingurwa. Ni imwe mu ngingo turi buze kugarukaho. Joseph Pombe Magufuli, abatanzania bo noneho bahimye. Uri kubona ukuntu iminsi itambutse umubiri wari umaze iminsi uzengurutswa muri Tanzania no muri Zanzibar abantu bawusezeraho. Hari nkaho umubiri we wagezwaga, wari ufite convoy n'uburinzi bukomeye cyane. Noneho hagahita hikora amatsinda y'abasore, ubona gasa nk'abantu babyiteguye ariko nibo babyiteguragamo. Noneho abadamu bagasasa ibikwembe hasi, ariko abasore bo bakagenda baririmba indirimbo nk'ibirometero nka bitanu bavuga ngo jeshi ni gisirikare. Donc noneho ibyo byavaho rero hari n'akazina bamuhaye bamwise Jemedari bishatse nko kuvuga umugaba mukuru w'ikirenga usumba abandi bose, wanabyita general muri make. Ariko kandi Magufuli yakunze no kugaragara yambaye uniforme za gisirikare, ariko buri muntu wese w'umuperezida burya n'ubwo y'umusivile bazemerewe ntashyiraho inyenyeri, ashyiraho icyo bita CIC, Commander in Chief. Magufuli arashyingurwa uyu munsi mu karere ka Chato avukamo, turabivugaho hanyuma tugende ku ngingo ya kabiri, aho turi burebe yuko David waruzi yuko buriya dusomere kwanza iyo ngingo ya kabiri. Ku ngingo ya kabiri turibuze kugaruka ko kuba hari ibihuha bivuga ko hari ibikomerezwa byo mu ishyaka riri ku butegetsi hariya nyine mu gihugu cya Tanzania, Chama cha Mapinduzi cyangwa se CCM. Bashatse ko hari amategeko yahinduka mu itegeko nshinga hagashyirwaho umutegetsi w'umugabo nyine akaba ari wasimbura uyu mudamu uherutse gushyirwaho, Madamu Suluhu Hassan. Turaza kubireba rero turabiva umuzingo, turebe byatewe n'iki byagenze gute. Ese kandi urabizi yuko nk'umunyamakuru ibihuha byinshi burya imigani myinshi igana kariho ntawe twikiza ngo heshe umwotsi bene ibintu bya hari akantu biba byaturutseho n'ubundi. Hari akantu kantu rero turaza kukareba, tuze kureba uko kameze, cyane ko uze kunyibutsa nkubwire ko ubu ngubu abadamu muri Tanzania ntabwo boroshye. Twagiye tugira inshuti zitandukanye muri Tanzania, turazifite n'abavandimwe. Ubu mugore wo muri Tanzania yabaye ntakorwaho, noneho urimo gukora ku mugore wese ati ariko waruzi ko turi abaperezida bose binjiye muri presidency ya Tanzania bita Chemwino nkuko tuvuga muri village Rugwiro iri Dodoma. Urakora ku mugore cyangwa ku mukobwa, kubona barimo gutereta abakobwa muri Tanzania mwitonde byahindutse. Uramubwira uti sheri gusa utongeyeho ko twabaye perezida. Nibyo ku ngingo ya gatatu rero, kandi tukivuga ku Tanzania turasa n'abitindaho uyu munsi. Hano ijambo rya perezida wa Tanzania wa Kenya Uhuru Kenyatta ryasize amateka muri Tanzania. David ni ijambo yavuze noneho ku buryo ku mbuga nkoranyambaga ririmo kubica bigacika. Turi burebe impamvu kuki iryo jambo mu bandi bavuze amajambo atandukanye ba perezida ryabaye nk'ijambo rigaruzweho cyane, ndetse biragenda birenga na Tanzania bijya muri Kenya, birumvikana bijya Ethiopia, bijya Uganda, biza mu Rwanda. Njya ndeba narebye ni ijambo riri kuri Twitter, nitubona uburyo turaza no gucishaho kamwe mu duce turigize hano muri iki kiganiro.
turagiye rero tugeze turaza kujya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tugaruke ku mpuzamashyaka FCC ihuriwemo n'abashyigikiye Kabila, yatangaje ku mugaragaro ko rwose itazigera ijya muri leta ya Tshisekedi yo mu bitwa Union Sacrée. bagize bati twebwe rwose ntaho tuzajya. nahoze mbona ejo urwandiko rwabo rucicikana ku mbuga nkoranyambaga, barandika baravuga ati rwose iyo leta uvuga ushaka kuzashyiraho, ariko biriya bimininga ko bafite imishyikirano, donc ntago babivuga gutya badafite icyo basabwe. urumva basabwe kujyamo, baravuga bati utazagira ngo ni amagambo gusa, reka tunabikwandikire ko nta leta yawe tuzajya. Ntabwo bashaka kuzajya mu noneho bazamuhimesha, abo bahise batanga imyanya. iyo mba umukongomani nabwo mvuga nubwo FCC yabyanze, hano nanjye bangize nka minisitiri w'amagambo se nananirwa kuyavuga. turi buze kujya mu gihugu cy'u Burundi. Mwarabyumvishije radiyo zirimo Inzamba, radiyo Humura Burundi ya RPA na Très Renaissance zakoreraga mu Rwanda zarafunzwe bisabwe na leta y'u Burundi. Ibyo byose turaza kuberaho, ndetse tunasoreze tutagira izindi, kuko abazi iyo turi mu biganiro nk'ibi ngibi hashobora no kuza ibyo bita breaking news cyangwa agent mu itangazamakuru neza rwose, ukabona nk'umuntu hari itungo ritaribwa ahantu, sibyo, tukavuga tutereke iyo ngiyo tuyibanze da. ntago ndivuze mu izina, ariko kuko hari abantu batangiye kujya barigira. turavuga ku ruzinduko rero nyine rwa General Evariste Ndayishimiye i Cairo mu Misiri, yari amazemo iminsi tubicaho tugenda, ariko se noneho ko twaherereye muri hirya, noneho hino bimeze gute ngo tunahanze kiri kiganiro Denis twihuse. ni David. Reka turi buze kugaruka hano mu Rwanda, reka tuhahera ahubwo, reka bariho duhera. Urabizi niba ari uburezi, reka tujya kurishera ku rugo. Akareka ntabwo ndi muzirisha rwose. Reka dukoreshe uburezi tubwite tureke muri aka kanya tubwisiga. Ikiri kuvugwa mu Rwanda mu minsi yashize harimo kuba urubanza rwa Paul Rusesabagina. N'ubu ruracyakomeje, nubwo yarwikuyemo amategeko, ubutabera inkiko zemeje ko rukomeza muri systeme ibyo bita in absentia, no kuvuga urukiko ruburanishwa uburana adahari. Yego. Nuvuga ngo igikomeje kuvugwa, murabizi ko hari abatangabuhamya bashyashya bagiye bazamo, harimo n'umunyamerika. Ntitwanavuga ko ari bashyashya, wasanga bari ko byateguwe atari n'abashya bari barateguwe. Urumva, wenda ntawamenya, ntitwamenya niba ari bo bavuga bati alo mu rukiko dufite ubuhamya, wasanga ari abatangabuhamya. kuvuga ngo bateguwe, no kuvuga ngo basanzwe biteguye, sibyo, basanzwe biteguye, kuko ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha ntabwo byakora dosiye itarimo abatangabuhamya. Nako nashaka kuvugaho rero, ntituze gushyiramo ngo bashya cyangwa batari bashya, bidamazaboneka n'abandi. Nako nakosora gakeneye kuba dukurikiye kugira ngo batagira ngo harimo speculation. Abo batangabuhamya rero baragira bate, nabonye ariko n'uwo muzungu, hajemo n'umuzungu. uriya muzungu ngo ni Dr Martin Michel. izina rimwe ni irigabo, irindi ni iridamu. Kandi muri Amerika bemera kwa kuntu bajya bavuga, umuntu akaba yaba umugabo akaba n'umudamu icyarimwe, ubundi abigenza gute? Nuvuga ngo igikomeje kuvugwa noneho ubu ngubu, uwitwa Rubingisa ni umwe mu bagarutsweho mu rubanza. Rubingisa yigambye kuzihorera ku munyamerikakazi washyize hanze imigambi ye na Rusesabagina. Ni ukuvuga ngo ubwo uyu munsi wenda byaranavuzwe cyane kuri uwo mudamu watanze ubuhamya w'umunyamerikakazi, ngo akaba ari n'umuhanga cyane mu bintu by'itumanaho n'iki byose, yigisha no muri za kaminuza zikomeye. Uyu mudamu ariko yari yibasiye Rusesabagina, bisa naho amufite amakuru ahagije, kuko mu buryo yabisobanuraga wumvaga ko ni umuntu wari umuri hafi. None se urabona mu bintu biri somehow confidential, burya muri social media dukoresha cyane, nta nubwo nzi niba email turi binjize muri social media mu buryo cyangwa ubundi, burya amakuru muri social media biragoye cyane. Email iri administrative and official cyane kurusha social media. Yego. So ntabwo turi buyishyiremo rero, gusa ni uti ikoreshwa mu bintu bya communication, ariko navuga ngo biri serious cyane. Rero bigaragara ko no mudamu ntabwo ari bukubwire ngo nari kuri WhatsApp na Rusesabagina, ngo nari kuri Instagram cyangwa nari he hose. Oya, arakubwira ngo gihe twari muri email. No kuvuga ngo kuwa kane tariki ya 24 Werurwe nibwo urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukirana imipaka rwumvise ubuhamya bwa Dr Martin mu rubanza ruregwamo Paul Rusesabagina na bagenzi be. Dr Martin asanzwe ari umwarimu
muri kaminuza muri Amerika nk'uko wari umaze kwivuga. Yego. Gusa yabaye umukorerabushake mu muryango wa Hotel Rwanda Rusesabagina Foundation washinzwe na Paul Rusesabagina. ni ukuvuga ngo ari umuforonteri muri uriya muryango Yari umuforonteri ndetse mu byo avuga cyane ubona ko harimo yuko byaba ari ama contribution yakoragamo, akavugamo n'undi muntu wari ushinzwe ibyo bijyanye no guhererekanya amafaranga n'iki, ubona ko afite amakuru ahagije cyane kuri ino fondasiyo ya Rusesabagina. Ariko mu buhamya bwe nk'uko tubibona mu kinyamakuru bwiza.com uko cyanditse iyo nkuru, harimo kugaragaramo ko yuko agaragaza ko yakunze ahari umuntu wamurabuye, akavuga ati ariko wari uzi ko ibintu turimo harimo n'indi diri burya bitari byo kwa Rusesabagina gusa. Yaje kubona yuko hari ibindi uretse kuba ari umuryango nyine wo gufasha, ariko hari izindi nyungu ku ruhande ba nyiri kuyobora nyine babaga bafite, nko kuba amafaranga atangwamo ashobora no gukoreshwa mu bindi bijyanye n'imyiteguro y'igisirikare n'intambara. Kandi ibi bintu bakabivuga ko ari ukuhera kera, iyo bavuze imyaka byatangiriyemo ubona ko dushobora kuvuga ko kesi ya Rusesabagina ari iya Nyabimata, ariko yariteguye izi gahunda za kera nk'uko twanabonye abajenerali batandukanye bo muri FDLR niba ntibeshye bagiye bagirana imishyikirano na Rusesabagina bamwe, ndetse ukabona ko gahunda yabo yakunze kuba ku butaka bw'u Burundi nk'uko amakuru agenda abigaragaza. Ndetse abo bajenerali saba vuba n'abakera, harimo n'uwo niba ntibeshye neza narabisomye neza baba baroherejwe mu Rwanda ku gihe General Adolphe Nshimirimana yari akiri umukuru w'iperereza mu Burundi, kandi Adolphe Nshimirimana uziko ari umwe mu bajenerali bishwe muri ziriya ntoreka za kudeta y'u Burundi muri 2015. Urumva ko donc ni ikibazo gishobora kuba kimaze igihe kirekire ariko kikabastinga today, abantu bakavuga ati ni ariko kimaze igihe by the way niko nabivuga. Twari tukiri kuri uwo mugabo rero Rubingisa ati jewe tuzahangana n'uriya mudamu. Ni ukuvuga ngo mu kiganiro Rubingisa yagiranye na radio Itahuka ya RNC yigambye kuzihorera kuri Dr Martin washyize hanze imigambi ati azihorera gute rero? Ati akaba yagize ati Rubingisa no afite ubuhe bwenegihugu? No umunyarwanda uba hanze nyine n'ubundi ari muri baraba nyine bavuga yuko ngo ese Rubingisa no yungu muri Zambia hari ibintu umuntu bataba yasomye neza. Ntacyo turabireba niba hari ahantu yamujombye igikwasi wahagaragaza tukareba. Yagize ati Dr Martin arabizi ko nanjye ndi umurwanyi ntapfa kuyamanika. Nukuvuga ngo ni Rubingisa nyine babivugaga mu kiganiro nyine yatangaga. Ikibazo ntacyo witonde twidini ingingo ku yindi. Urumva Rubingisa rero yumvise bamukiza mu majwi mu rukiko Madame Dr Martin kubivuga gutya byumvikane neza, hatagira umuntu ugira ngo nsuzuguye kuba umuntu yaba ari umunyarwanda ko afite uburenganzira bwo kwidefanda nawe, ariko naho Madame Rubingisa n'umunyamerika. Donc urumva mu bintu by'urubanza ntabwo nari naburana imanza sindi mategeko cyane, ariko urabona nko dushobora tuburana Devi turi mu rukiko, noneho twakwegerana ugakwega ikirenge ufite nk'ikirenge kirekire ukaba unkandagiye ku gatsinsino kavuga nti kandi ubu nakumena, umucamanza agahita akubita ya nyundo bagera ku meza akavuga ati reka ati umwanditsi shyiramo n'ikindi kirego cyo kuriya muntu yamena uriye. Urumva none uyu nawe rero ibi bintu turimo kubona kuri no koti yiwe Bwiza yakotinze warimo gusoma ugiye no gukomeza usoma kuri iriya ntuze iriya murongo wa mbere harimo kuvuga ati genda umurwanyi ati kandi ntago mpfa kuyamanika. Ubwo rero iyo abantu bari mu mategeko byaba bisa nkaho Madame Martin yakoze frustration yafiristiye Rubingisa ndetse akaba aho kugira ngo abe nawe yatanga uburyo bwo kwisobanura nubwo bya kuri video conference ko byakwemerwa akaba atangiye gusubiza amagambo akaze, kandi icyo nangiye kuvuga mu kanya nisegura akabashaka no kuyahanika ku munyamerika. Uyu munyamerika atangaje muri CIA ko umuntu yamuteye ubwo ndetse kazamugirira nabi. Rubingisa asigara burana izindi manza zitavuze n'iza Rusesabagina. Komeza iyo kote yiwe ni nk'iterabwoba ahangaha bisa aratera ubwo umuntu umutanga buhamya arewe ikintu nuko ngo Dr Martin kusoma iyo kote yiwe ari kuyisoza yagize ati Dr Martin arabizi ko nanjye ndi umurwanyi ntapfa kuyamanika. Ikintu cyo kizewe nuko hari ibintu bizakorwa kandi bikaba hari umusaruro byatanga cyangwa hari ingaruka byamugiraho. Ntabwo umunyamerika agambana kuriya cyangwa se ajya kuvuga amahomvu nkariya ashobora kwicisha abantu ngo bigende gutyo. Agomba kubyishyura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Okay, iyi ni kote ya Bwana Rubingisa. Ubwo namubonyemo zamuka cyane usubira aho ngaho turebe hano usubira kuri iyo kote yiwe ndashaka iyo umaze kumukotinga ndamubona hano mbonyemo amagambo akomeye ndi umurwanyi. Icyo ni cyambere sinjya mpfa kuyamanika. Urumva na Rusesabagina no kuyavuga gashabyihorera wayamanika se ko wayamanika. Urumva ikintu kizewe nuko ibintu bizakorwa kandi bikaba umusaruro hawo no kwihoza amarira bita sokonsore no buryo bwo kwikonsora mbega kwipanguza amarira kandi urimo kurira. Ibyo no burenganzira bwe ngo ntacyo bizatanga
ngo umusaruro okay noneho ngo ngo ntabwo umunyamerika agambana kuriya abyisa ubugambanye kandi ariko koko urebye no kuba bari no mu itimu imwe ya Rusesabagina muri foundation n'ibintu nk'ibyo nyine akajya kumena amabanga yabo umuntu uri hanze abifata nk'ubugambanye akangaka ko yavuze ni ukuri urumva wasanga ari ukuri ariko noneho afata bwa buhamya buri muri za email niki yagiye avugwaho abyisa amahomvu ibyo rero ntago ari wita amagambo amahomvu niba hari tangible evidence ubwo butumwa bukaba buhari bufatika nyine ku wenda screeninze kuri yabo uriya mudamu aravuga ati giye ibintu byinshi kugira ngo bincike mbifata screenshot ati kugira ngo bitancika ati kandi nkahita mbibika waramukurikiye ariko uriya mudamu katoroshye ibi uyu Rubingisa byaba ari nk'ubwoba yaba afite Rubingisa rero ukuntu afite n'ubwoba yavuze no ko arimo gutitira ibirenge uri ku muntu uzi psychology simbizi ntabwo ndimo no kumura ko umuntu uzisesengura isesengura mvugo wenda ntaza kubivuga nabi aravuga ngo noneho wabonye yagize ubwoba agera no ku rupfu kuko haravuze ati amagambo nk'ari ashobora kwicisha yarangiye urumva Rubingisa yarangiye arimo gutitira aravuga ngo azihora ku munwa n'indwanye yamaze kwishyira muri serikeye se shaho mana yanjye noneho ngo abantu ngo bagende gutya ngagomba kubyishyura mu buryo bumwe cyangwa ubundi ubwo buryo bumwe cyangwa ubundi byo natangira mu kanya rero iyi ni threat urumva umunyamerika afashe iyi kote akayihereza FBI akayihereza CIA n'abandi n'iki byose akavuga ati yewe ndi mu rubanza n'uburenganzira bwiwe ndi mu rukiko ariko umuntu yanteye ubwoba shaka gutera ubwoba umunyamerika bakugenda gusa Rubingisa ariko se shaho byongeye ari no muri biriya bihugu byabo ashobora no kutaza mu ndege we urumva akaza nko mu ikamyo ya rukururana cyangwa se akaza ari gare none se reka tuvuge ibi ngibi reka nkubwire hari ibintu birimo kuvuga muri iyi kesi irebana na Rusesabagina kuko ari byo wenda birimo gutrendinga sofa urumva utabizi akaba yakwibwira ati ubungubu byacitse ibintu bimeze nabi ikintu nk'uko nguko ariko impamvu tuvuga ibi ngibi nuko biba biri update ziba ziriho ntabwo no kuvuga ngo mu bintu bijyanye kandi hari ikintu nanjye nemera kugira ngo game yo mu rukiko igende neza abantu bo kwa Rusesabagina abo Rubingisa nabo ntibagomba gushyiramo imiyaga niba leta itagushyiramo imiyaga igatanga ziriya miliyoni zingana kuriya ku ndege izindi zavuye Santorini ntabwo tuzizi urumva igakereya ino crisis urumva ntabwo ntibashyiremo imiyaga nyine yego ariko nanone mu bucamanza nabo nta miyaga babasaba naho Rubingisa niyigaragaze urumva aze nawe atanga ubuhamya abihakana oya niba afite n'ukuntu yaza nko mu rukiko agafunga inzugi zo ku rukiko rw'ikirenga urubanza ntirube ngaho Rubingisa azaza kukimurura tumubone in fact ibyo abangaba bavuga nuko icyo navuga ku cy'imiyaga nuko abantu batashobora kwibwira ngo umuntu yavuze amagambo akaze sibyo ngo kubera ko ari mu rubanza runuru yumva ari involved d'une façon de notre ngo bagire ngo yendaga kuvuga yoroshye ntari umugani kera abantu bajyaga batanashaka kuvuga izina ryabo kugira ngo ntabakomeretsa bavuga ngo ibi cyangwa biriya ngo si igipadiri turimo sibyo abapadiri banyihanganira kuri Kibwiza TV ushaka kusoza misa ukavuga utereka ndebe yabaga birimo kuvuga kuri screen yawe ariko bishatse kuvuga ngo ibi by'urukiko si igifurere si igipadiri sibyo nta muntu urukiko rusaba imbabazi ngo nyamuneka muhamya ngo hamye byoroshye nyamuneka mushinjacyaha avuga ibintu byoroshye oya umwe wese aze mu buryo we yumva ashobora kugira gute kuvuga ibintu bijyaho ngaho erezuma ko biri no kuri YouTube tubirebe nyine tureba agakino turebe ukuntu game imeze bitwaye iki yes rero twakomeza tureba twavugaga kuri ibi by'ukuntu Rubingisa yavuze kazihorera kuri uyu mudamu Dr Martin noneho reka gembe mvuge gutya ntaho mbogamiye azabikore naseruke tumubone byaba na byiza atarinzwe kuzanwa mu ndege nari amadolari ni menshi miliyoni 100 ni nyinshi zikodeshwa indege urumva akaza noneho tukamureba akavuga ati genzanitegera ariko sha nabuze umuntu numwe wavuga nabuze umuntu wakwitegera agana urukiko uretse urubanza rwa president wa Kenya ubwo yitabaga ICC mu minsi yatambutse ubwo hariho iriya crise nyine n'abarayira udinga n'iki byose president wa Kenya bari yateze indege ndetse abatanze ubu perezida nk'iminsi ngaha haravuga ngo nsigiye umwanya izina rya perezida risa nk'isibanganye ngiye mu rukiko kuburana aha batsinze aragaruka yongera ahabwa umwanya w'intuzi yagiye irahe ibyo tuzabiganiraho ku gihe gitaha so twavuga kuri Rubingisa rero y'ukuntu azihora muri urubanza reka tuzarebe ariko uko byagenda kose urubanza ruraryoshye urubanza ruryoshye urubanza ruryoshye ruryoheye kurwumva abantu bose barokushya yaba umuturage wo hasi abakurikirana amakuru yaho bigeze hari ibintu bita jurisprudence mu bintu bijyanye n'ubutabera no guca imanza uko babisobanura
babidefinisa baba bagaragaza ko ari uburyo imanza inkiko zishobora kwifashisha zica urubanza eiza zigendeye ku itegeko ririho cyangwa itegeko ryigeze kubaho, cyangwa ugasanga nk'ubu turi ahangaha umuntu arimo guca urubanza agendeye kuri kesi yigeze kuba muri Israel Salomo yakoresheje akiza b'abadamu bapfaga umwana, ariya n'amajurisprudences ashobora gukoreshwa mu nkiko. Sasa ku buryo urukiko rw'uyu munsi rwakwifashisha ingingo imaze imyaka 2000 ibayeho, which means no muri ibi bintu tubona mu nkiko za Rusesabagina wabonye yuko hari ukuntu bagiye bakemura ibibazo bavuga ngo dushingiye uko Arusha yakemuye ikibazo cya kanaka na kanaka natwe tugiye kuburanisha Rusesabagina kuko kanaka we Arusha nawe ntiyabyemeraga ko ari umwene gihugu, for instance iki niyo cyemeraga iki niki, reka dukoresha ingingo Arusha yakoresheje tuyikoreshe kwa Rusesabagina, dukoresha ingingo madamu yakoresheje kuri madame Ngabire tuyikoreshe kwa Rusesabagina. Sasa uru rubanza nshatse kuvuga iki ngiki rushobora gucreating, rushobora kurema amajurisprudences menshi, abantu abacamanza bafite amakaramu bazandike byinshi azanakoreshwa mu myaka nk'ijana iri imbere. Hari n'abandi bantu bashobora kuzajya mu manza nabo bakajya bavuga ati twe ntago turi abanyarwanda. Oya nyine banabayeho bajya ne giti bari bajya basobanura niko babayita baroke bamwe bajya basobanura amafilimi nibyo bavuga katurebe reka dukurikira agakino twagiye rero sasa tugiye kuhingingo. Reka twerekeze hano hirya muri Tanzania. Yego, President Joseph Pombe Magufuli inshuti yanjye uyu munsi rwose baramusezeraho urumva. Nahoze mbibona kuri televiziyo ya Tanzania no kuma YouTube channel atandukanye kuko urabizi yuko buriya buryo bwo kumuzengurutsa Tanzania agenda asezera ku bantu batandukanye bwagendaga bunyuzwa mu buryo bwa live mu Giswahili babyita ngo mbashara. Byo kwiga n'igiswahili sivyo cyitwa mbashara ni something live no kuza kukiga kandi turi muri East Africa no mu Rwanda n'ururimi rwemewe mu ndimi zemewe mu Rwanda n'igiswahili kirimo. Rero twagiye tubireba tukabona abantu bagiye bamunyuza, urabizi ko ntekereza ko hari aho yagiye Dar es Salaam nka kapitali y'ubukungu ya Tanzania birumvikana, kandi yanakoreye igihe kitari gitoya ajyanwa Dodoma ahari mu buryo ariko umuntu yabaga ko bwari official bwo kumusezeraho. Babonye kandi naho abakuru b'ibihugu batandukanye bagiye n'abakuru ba guverinoma n'izindi ntumwa z'ibihugu, ajyanwa Zanzibar, ajyanwa Mwanza, ava Mwanza yerekeza mu duce dutandukanye turimo Geita ndetse by'umwihariko Chato ni kwivuko ryiwe ahavuka aho yakomotse. N'uyu munsi rero akaba ari bwo nyine ari bushyingurwe David Nduva. Twifurije rero iruhuko ridashira nyakubahwa Joseph John Pombe Magufuli ashyingurwa ari buze gushyinguranwa hamwe n'abandi bantu bane baguye mu muvundo. Barashyinguranwa cyangwa barashyingurwa ku munsi umwe? Bari buze kubashyingura umunsi umwe. Barya abantu baguye mu muvundo wo kujya kumusezeraho. Ariko rero uyu muperezida akaba ari umuperezida nubwo bwose dukunze kubona yuko umuntu yitabye Imana benshi bahita bavuga bati ibintu bimeze gute ubu ntureba nta muntu urangita mutagatifu ariko ningira amahirwe nkitaba Imana urumva Shamuzana avuga ko najyaga mvuga rwose ijwi ngo riturika cyane, ariko buriya ntizagira umuntu uzana ibintu nk'ibyo n'ibyo rwose nubwo abantu baba bafite bw'urupfu abantu batinya urupfu. Akaba ariyo mpamvu abantu bavuga bati uriya muntu yari umuntu mwiza, nta muntu ushobora kuyapfa ngo wumve umuntu avuga ati uriya muntu ngo yari umuntu mubi. Ariko jewe icyo nshatse kuvuga kandi nshaka gusubiramo ku bintu bijyanye n'urupfu rwa Perezida Joseph Pombe Magufuli nuko iriya crowd donc kuriya kuntu yagiye azengurutswa Tanzania sibyo n'abantu bonaga ku muhanda. Gihe ikintu nshimira nkana namushimira wenda mbonye nka telefone muhamagara urumva kuko hari umunyamakuru wa channel ya presidence ya Tanzania iyo bita ngo ni Ikuru ni presidence muri rw'igiswahili wagiye avuga ngo yarisubiyemo iryo jambo cyane ngo mzee wetu ngamelala ngariko ngo iyo ashobora kuba gukanura ngariko ngo ntibishoboka gakareba ngo umati ni crowd y'abantu benshi ukuntu barimo ukuntu bameze bafite ibiti, abasore bagira bavuga ngo jeshi mwana kubwiye jeshi, abasore benshi bikuyemo amashati urumva baherekeje umurambo wiwe atakareba. Icyo shatse kuvuga ni iki ngikiranga which makes news nuko usanga ubu buryo Magufuli umurambo we wakunze gusezerwaho izi crowd aba bantu benshi bakunda kuba muzengurutse akiri na muzima niko byari bimeze yarakunzwe cyane. So nicyo kintu kimakinga news yuko Magufuli ukuntu yari ameze ari muzima nyine nibyo navuze mu minsi ishize mu kiganiro twagiraga ngo abarasta baravuga ngo rasta never die, urumva wavuga rero ko ngo Magufuli kuko uyu munsi arashyingurwa ariko aracyari mu mitima y'abantu nk'ari muzima. Hari ibikorwa asize azahora yibuka. Jewe mbabarira ugere kuri ingingo yuko Magufuli dushobora kuba Magufuli ni muzima spiritually psychologically urumva morale kuko ba bantu bazaga kureba convoys ziwe
ibi bihugu duturanye bimwe na bimwe harimo na Tanzania tugiye tugira tunakore kudo chapeau iyo ujya kubona umuturage wo muri Tanzania agiye nko muri convoy ya perezida sibyo yaba nko bamuherekezaga no mu buzima busanzwe Magufuli asangira nawe ibigori agira gute bivuze ngo nubwo bariraga ukabona nagahinda gahari ariko baravuze bati no ntago twari kuza ngo tuze wenda kukuba hafi uri mu waje kudusura ngo numara kwitaba Imana tugutenguhe ni nabyo navuga ngo pongezi zaidi sibyo ku baturage ba Tanzania ko batatereranye umubiri wa John Magufuli ku buryo ndetse ngo n'abaturage bacururiza mu isoko rya Kariakoo Kariakoo na agace na ahantu hari isoko n'agace k'ubucuruzi gakomeye mu mujyi wa Tanzania bashatse kujya gucuruza umunsi Murambo wasesegwaga i Dar es Salaam maze umukomiseri wa polisi ya Tanzania mu gace ka Dar es Salaam bita Mambo Sasa n'umupolisi utinyitse atansiyo Mambo Sasa ntabwo wenda umuzi ku mafoto sinzi niba ujye umureba arakaze ngarabwira ati shati nibyo byanyu ariko se abantu baba businessman koko aje twajya gusezeraho muze barabirukana barabakupise ishyano rirago so bishatse kuvuga ngo tutatinze kuri urupfu no kuvuga ngo urupfu rwa Magufuli tumwifurije uko ridashira n'umuryango we tufashe mu mugongo dufite inshuti n'abavandimwe muri Tanzania benshi batandukanye bakomeze bihangane turi kumwe nabo Magufuli ntabwo azibagirana ntabwo bishoboka urumva isi yose iramutekereza iramwibuka kandi ndibwira yuko umurage yasize benshi tuzakomeza tuwukurikize rero twakomeza tukareba n'ubundi ku bijyanye n'urupfu rwa Dr Joseph Pombe Magufuli turacyariho tukiri hari muri Tanzania hari ibihuha bivuga ko hari ibikomerezwa byo mu ishyaka riri ku butegetsi muri Tanzania CCM cyangwa se Chama cha Mapinduzi bashatse ko hari amategeko yahinduka mu itegeko nshinga hagashyirwaho ubutegetsi bw'umugabo nyuma yuko nyine uyu John Pombe Magufuli akimara gupfa yaje gusimburwa n'uyu madamu Suluhu Hassan ariko igisirikare cya Tanzania JWTZ cyangwa se TPDF bavuga JWTZ ni amagambo y'igiswahili avuga ngo ni jeshi la wananchi la Tanzania mu cyongereza numva ari ngo TPDF ruvuga ngo iki gisirikare cy'ababereye Tanzania People's Defense Forces banze yuko bashakaga ko uyu mugore ni ibihuha biriho mu Kiswahili ibihuha byita fununu tujye twigisha n'abana Kiswahili izo fununu rero zikavuga ngo buriya ari mu perezida yitabye Imana kuko reka nkubwize ukuri ibihugu byinshi bishobora kugira uburyo ki wenda byagiye bihinduranya perezida binyuze mu matora binyuze mu makudeta akomeye ariko iyo hajeho urupfu rutunguranye nk'uru babyita mort inopinée mu Gifaransa urupfu rusa nkaho rutunguye abantu apana byavuga ngo yarwaye ngo abantu bagize gute ngo barabiteguye umuti byo tubikureho Magufuli yapfuye ku itariki y'ingiyi ibindi abantu bavuga ni speculation ntabikwaye tuze noneho rero iyo umuntu yitabye Imana mu buryo bw'indwara ntago ari ibihugu byinshi navuga ngo biba byaragize izo case sibyo ndetse muri aka gacuraza gusanga ibihugu byashoboye gusurvivinga iyo case umuntu atarashwe atagize gute ni Tanzania yinjiyemo umuntu akiri ku butegetsi n'u Burundi ariko Burundi wareba ugasanga ni bari amatora yaramaze kuba nuza perezida azwi urumva hari rero nta kibazo kigoye cyari gihari so ukavuga ngo rero ngo burya ntabwo ibintu bita byikora reka duftange urugero nko mu Burundi ubwo perezida Nkurunziza yapfaga hari hariho yuko n'ubundi iyo adapfa yari kuzatanga ubutegetsi ndetse uriya mu perezida karahira nyuma y'amezi ageze kuri atatu iminsi igeze kuri myinshi abantu bazisoma bakabireba noneho ariko biza kuba ngombwa ko ubutegetsi bwari buri Burundi bwicara bakavuga bati se tugiye kuba mu nzira cy'ingana gutya perezida washobora kwimanaginga yitabye Imana rya tegeko bararihindura barizana imbere urumva perezida General Evariste Ndayishimiye arahira mu buryo ki butategereje ya minsi yaravuzwe icyo nshatse kuvuga ni ikingiki rero mu kugereranya ryo mu Burundi na Tanzania no kuvuga ngo haba habayeho kwicara abantu bakareba urumva abantu bakareba icyo gukora sibyo bakavuga bati ntago byikora twemeze rero yuko na Tanzania nubwo itegeko nshinga ryari rifite ukuntu risobanura uko umuperezida asimburwa David ntabwo habura yuko habayeho kwicaranga abantu bagira ukuntu babijyaho impaka noneho impaka zarasingiye kuki rero ngo ni umugore kandi bihuha bibyara inkuru bati umugore dutegetse gute ni amateka Tanzania bose nyamara kandi no muri kano karere no muri kano ubundi wamagana hari umugore wabaye perezida muri aka karere ndetse ariko naje kukubwira ikintu yari utaza kukibagirwa ubu ngubu umuntu ufite umukobwa atereta muri Tanzania nashaka amarangamutima yahindura kuko bahindutse kabisa uramukoraho uti hero sheri ati ntabwo urimo kubanza ko jewe noneho ndi madamu Rice aba presidente bose bari mu byishimo byo guserebura urupfu rwa Magufuli mu anje nyinshi bamwe ariko muri izo anje nyinshi iyo ngiyo wenda twanayigarukaho mu buryo bwo
bwo kwanteteninga ikiganiro muri anje nyinshi zirimo nuko niba nk'aba badamu bishimye bati twabonye umudamu w'umuperezida ariko ntutekereze ko wenda maybe abagabo bashobora kuba barabyishimiye muri izo mpaka ngo zabayeho zakunze kubona navuga ngo zikiri mu bihu ariko ntawe utwikiza ugahisha umwotsi nuko hari igihande kimwe cyo muri CCM cyahise kizamura amazina y'abantu bakomeye cyane bakavuga ati se why not twebwe nka CCM tutakwicara cyangwa se wenda n'inteko n'ikibintu nk'ibyo bagatangira ibyo bita ibiganiro muri kulisi no gupuna propaganda muri iyi minsi nta kuntu twashaka umuntu uzasimbura uriya mugore ntabwo yabishobora ampulisi ni umuzanzibari se kandi ategetse Tanzania bara urumva bakabizana gutyo ariko rero niba rwose ntaba mbeshye soma nk'iriya paragrafe ya kabiri utubwire ko byaje kugenda ngo kuri iyi ngingo kuri social media hari muri Tanzania hakomeje kugenda hacicikana amakuru ashimira umugaba mukuru w'ingabo za Tanzania ya ngabo TPDF aho ngaho yego nibyo ngakaba yitwa nde yitwa General Venance Mabeyo Venance no umusirikare ukomeye umusirikare utinyitse umusore kabisa ku buryo buhagije urumva wagaragaye rero ngo ku mafoto menshi harimo gucicikana muri Tanzania aho bagenda bakora amakabushoni foto kabushoni bakavuga bati rwose wa mugabo we wadukijije intureka kuko ngo muri izi mpaka zabayeho bivugwa yuko ngo byabaye ngombwa ko igisirikare cya Tanzania cy'intervena burya ibintu bikomeye igisirikare cy'intervena ngo kikababwira kiti bati mwari muzi n'ibindi twebwe nka jeshi izo mpaka zanyu ziceceke nta mpaka dushaka itegeko nshinga rirahari urumva kandi bene ijambo ryavugwa na rese aba banyapolitike ko baba bavuga kuriya ko abakuru ayishyira buryo urabizi baba bavuga nyine bavuga abanyapolitike baravuga yewe ntabwo ndi umunyapolitike ndi umusesenguzi inkuru za politike n'ibya politike ariko ntabwo agenda umunyapolitike abanyapolitike baravuga bumve bari batangiye kwigabanya imyanya umwe yatangiye kwibona cemwe no muri presidence avuga ati ariko sha uriya mugabo yabishobora harimo benshi bahwihwiswaga abitwa ba January Makamba n'abantu bazwi mu ishyaka rya CCM bakomeye ariko kumuvuga muri ibi ngibi mu byo twita ibihuha anyumve neza hari n'uburyo ashobora kuba z'ikinyarwanda akavuga turiya mugabo mu Rwanda yangenzeho mu buryo cyangwa buriya urumva ni benshi reka twe kubavuga amazina tudateze ikibazo wenda mu baturage ba Tanzania urumva ariko abagabo navuga ngo bari bagerageje guhanagura amakoti ko bashobora bitegura yuko kandi mu buryo bunyuranyije n'itegeko nshinga bari bahari ariko General Venance Mabeyo ni umugabo mukuru w'ingabo za Tanzania ngarababwira ati ariko mwari muzi n'ibindi itegeko nshinga ryubahwe burya rero yanabashyira amabuso utazabona burya abasirikare batavuga amagambo menshi ngo ugire ngo burya ntago bafite mu bihe nk'ibi bikomeye igisirikare cy'igihugu kiba kiri ku mwanya w'imbere cyane mu kumanaginga etat de crise kuko twagiye tubibona hirya no hino turibuka nko mu gihugu cya Libya buryo kikadafa maze kwicwa imvururu zakurikiyeho muri Afrika biragoye n'ikintu leta ya Tanzania ikwiye kuba yashimirwa kuba nta mvururu zigeze zibaho nyuma y'urupfu rwa John Pombe Magufuli. Oya Devi uracyane na mutoya urumva kandi kuba muto n'uburenganzira bwawe nanjye ndi mutoya pa raporo ya Mpyisi uriya Mpyisi pastor Mpyisi aranduta cyane ndabizi yo tangiye kuvanga muri batoya muravuga ngo twayengo twashaje ngo twagize gute giye ntabwo ndi mukuru nanjye Mpyisi aranduta nanjye ndi mutoya kuri we so icyo nashaka kuvuga rero aha ngaha nuko ibya Tanzania bivugaho byinshi n'ubu turacyabiriho ntabwo turi bubireke nkaba ntekereza yuko rero David waturebera ingingo ikurikiyeho tukabona kujya ku ngingo noneho nyayo ku yindi ngingo tukiri muri Tanzania ijambo rya perezida wa Tanzania n'ijambo rya perezida wa Kenya ujye uvuga ngo mubabarire mu kiganiro iyo ukoze ikosa uyu munsi ariko nanjye ndakaza umunsi naguha amasomo kuko nawe ubwiyama ariko ni byiza ni ijambo rya Uhuru Kenyatta nyine perezida wa Kenya ryasize amateka muri Tanzania ndetse isi yose Uhuru Kenyatta rero nagira ngo dufate umwanya nko utari muremure cyane tubashe kuba twakumva ijambo rye turumva ijambo rye mu buryo bubiri turumva ijambo rye mu buryo bwa mbere ndaje tubumve pia kumuomboleza rafiki ambaye alikuwa rafiki wa karibu, rafiki ambaye alikuwa ni mtu tulikuwa tunaongea mara kwa mara, mchana jioni, tukibadilishana mawazo kuhusu nchi zetu mbili, kuhusu jumuiya yetu ya Afrika Mashariki. Arakoze cyane rero perezida Uhuru Kenyatta. Iri ni ijambo yavuze avuga ukuntu ngo yahoraga mu byukuri yavuga ukuntu nyine abaturage ba Kenya na East Africa muri rusange bababajwe cyane n'urupfu rwa Dr Joseph Pombe Magufuli, ariko akavuga ko ahanini
ngo yari umuntu wa karibu sana, umuntu wa karibu nukuvuga ngo umuntu wamuhoraga hafi ndetse akavuga ati ni kenshi twavuganaga sibyo buriya mwanzara ukuntu abaperezida bajya bavugana wenda umwe akaba yamubwiye ati ariko urabona ati hano wenda imvura yabuze ibintu byagenze gute twaye nasaga rimaze iminsi hagati y'Igihugu cya Tanzania na Kenya ijyanye n'umusaruro w'ibigori ukuntu Kenya yagiye kugura ibigori muri Mexico ikanga guha isoko abatanzania ndetse kanavuga ngo birarwaye bakavuga ati ariko buriya sha iyo mwaka kutugurira ibigori ntimunadusebye ko birwaye ko tutari kubura abantu tubihangika urumva so rero iki cyari gice cyambere cy'ijambo rya Perezida Uhuru Kenyatta muri Tanzania ndimo gushakisha irindi kuwanga bw'ibyuma bwacu reka dukomeze turebe ko twahagera naho tukaza kuhagera ndumva mpageze noneho ndagira ngo naho tubumve gatoya tubwira abantu badukurikiye kwibuka gukanda kuri subscribe kugira ngo ikiganiro kibageraho buri munsi kandi banakore commentaire ku nkuru tubagezaho reka twumve igice kitanga cy'ijambo rya Perezida Uhuru Kenyatta. Kuri iki gice cya kabiri cy'ijambo rya Perezida Uhuru Kenyatta twavugaga ushobora kumbwira utese ikoranabuhanga ryawe David nabwiza ati ko mu byabavangiye byagenze gute ikintu rero hari ushobora kuba dukurikiye akavuga ati ntabwo ari ibyuma byacu byapfuye ntabwo ari live ya TBC 1 Tanzania yagize ikibazo nta nubwo ari uko wenda ari uko ijwi ritasohotse mu buryo bw'ikoranabuhanga turimo gukoresha ahubwo nuko icyakomeje kuvugwa cyane n'ubu gikomeje guhitinga ku mbuga nkoranyambaga za Tanzania ari uko mu gihe Perezida wa Tanzania Uhuru Kenyatta yarimo kuvuga discours avuga ibyiza bya Joseph Magufuli yabwiye ati mwihangane mugire mute Madame Suluhu tuzakomeza kukuba hafi ibintu ngibyo hafi aho ngaho uko amafoto abyerekana abatekinisiye bacu baza kubibona wenda baze gufata iki gice cy'iyi video bagicishaho nitugera aha ngaha nuko ngo hari umusigiti munini cyane hafi yaho byarimo kubera ubwo rero wa mugabo nyine wo ku musigiti abacunze Uhuru Kenyatta ijambo rye rigeze hagati abashyize amazanada noneho Magufuli Uhuru Kenyatta garareba atese ndabigenza gutara abacecetse azana yamaze igihe niba azana zigira iminota zimara simbizi ariko icyo nakubwira cyo nuko yafashe nk'iminota nk'itatu ameze gutya rero abantu bose muri stade batese Kenyatta yabuze umwuka ese Kenyatta ararwaye aricecekera arabihorera nuko wa mugabo wamaze kuvuga atugutowazana byari byegeranye naho kuri iyo stade aho byaberaga nyine Dodoma niba ntibeshye nuko yikomereza ijambo rye umva ukuntu rero uno mugabo akuze gutungura abantu Uhuru Kenyatta nta nicyo yigeze avuga ngavuga ati mumbabarire ngavuga ugize gute ahubwo yarishikeye batwazana bajya gute arongera asubiramo ijambo rye arikomeza uza amashyi yahawe hariya noneho ibyari gusezera ku muntu witabye Imana byahindutse nk'ibirori kuko yaba internet nze bihagije bakomye amashyi ibyo navugaga ari amashyi akomeje gusasagara cyane ku mbuga nkoranyambaga gusasagara no kuba byinshi mu kirundi abavuga bati cyane cyane abantu bo mu madini atandukanye yaba ya Kisilamu no muri nahoze mbona no kuri Twitter nako kuri YouTube bakoraga ibiganiro ubona abantu muri za Mali ukona abantu muri za Senegal ukona abantu muri za Dubai ahantu hose bavuga ati ibintu mu perezida akoze muri Afrika nibwo bwa mbere byabaho kuba yarahaye icyubahiro abantu gusenga ati abanyakenya bakavuga ati perezida wacu rwose nta byanashoboka ngo tukongere na manda urumva abanyakenya bati ubu ngubu bavuze ngo tugutore muri East Africa kwa kundi ngo tuzishyira hamwe ukaza ukiyamamaza iki ngiki ubwacyo wakirisha bavugaga bati rero akenshi dukunze kubona atariko bagahita banabihuza bakanabihuza n'ukuntu Joseph Magufuli yataritaye Imana yakunda gusenga bakavuga bati it was a good coincidence kuba warafashe ijambo ariko kanazikana ko perezida wacu yakundaga Imana wakumva n'abantu basenga Imana ukabucecetse ati kuko bwa mbere uno mugabo watoye ino azana nawe azamuzana mu mateka ko ari mu bagabo bacecekesheje perezida mu minota igeze kuri 2 yose so iki kintu kikaba cyaragaragaje umuco David aha ntabwo turi buharenge cyane kuko ari kintu nshaka kuvuga urabona hari igihe higeze kuba congress RPF hariya Rusororo noneho mu ijambo perezida wa Repubulika yavuze niba ari muri press conference ntabwo mubyibuka neza naza kumumisikotinga asa nk'utarashimye cyane ukuntu mu gihe cyo gufata amafunguro wakunze kubona ngo urubyiruko rusa nkaho rwakunze gusa
nk'urutagenze neza muri iyo evenema hari raporo y'abantu bakuze ababyeyi babo. Ibyo ngibyo turabijyanisha no kubona nko mu Rwanda ubona mu gihe by'amatora sibyo nk'umuntu umukecuru umuntu ufite ubumuga agendana n'ubumuga n'icyo byose akunze guhabwa iki umwanya ukajya no ku mabisi ukareba ukuntu abantu iyo umuntu mukuraje atagomba kwigotoya umurongo kandi abasore muri aho ngaho ashobora guhita donc shaka kwereka ikintu cyuko nubwo tujya tubona abanyapolitike tukavuga abanyapolitike uyu ni perezida uyu ni ikiguri cya ese tukabona amakonvi yabo bagenda ariko urabona ko abaperezida bacu bakunze gushyira imbere ikintu cy'ikinyabupfura. Impamvu ibintu mbizanya hangano kuko mu kiganiro cyacu muri editorial n'ikiganiro cyacu nubwo twagutumiyemo harimo ikintu cy'uburere mbonera gihugu. Birababaza cyane kubona nka perezida ashobora kugira gutya umusilamu yatwazana agaceceka umunota wose sibyo, ariko wowe usudirira iruhande rwiwe witwaje ngo umukristo cyangwa muri iki cyose urumva ukaba utakubaha iyo azana sibyo, ukaba ngewe urabona tuba mu makaritsiye arimo abasilamu benshi ngiye ntabwo ndi umusilamu urumva, ariko ukabona niba wenda uri mu iduka ucuruza n'umuntu afashe uriya mukeka basengeraho bambabarira niba ariko bawita simbizi, ukabona mu gihe bawita umusare igihe harimo gusenga ukabona niba harimo uri umudije uri aho ngaho urakomeje muri kikuraco yani ntushobora kubaha Imana ubahe na mugenzi wawe iminota mike ntabwo bamara akanya urumva ntabwo bamara akanya kanini sibyo, wowe ukaba utakubaha umuntu mubana muri ghetto agiye cyangwa se nawe musilamu vice versa umuntu yatangira gusenga yikubitiye akaguma na bya binyuguri y'abaporoso ukavanga ibyo mugiyemo n'ibiki ngo yarabacanze ngo byagize gute kuki abantu batubahana. Niba perezida ashobora kubaha umati w'abantu buzuye stade urumva cyangwa se akavuga ati ibi ni reka nicara atiba y'iminota bampangiye ariko nubahe iriya gahunda abantu basenga. Ibi bintu by'abakuru b'ibihugu bakunda gukora bya discipline n'ikinyabupfura biri ku rwego rwo hejuru nk'uko perezida Kagame yatozaga urubyiruko kumenya uko rwakwitwara mu gihe cy'amaevenoma harimo abasaza hamwe utaza umusaza mugiye ku mafunguro hamwe ibyo bintu nk'ibyo tugomba kubimenya tukamenya ngo izi ndangagaciro baduha. Nubwo tubona amakonvoyi nta muntu utishimira kureba konvoyi y'abaperezida buryo ushobora no kuvuga uti nimigira amahirwe nkamenya ahantu ari bunyure ndajya kureba ku muhanda ndebe urumva biba ari ibintu byiza, ariko ziriya konvoyi bagendamo sibyo buriya abarinzi bagira n'ikinyabupfura. Ni kubera iki mudugudu atakubaha umuntu wenda aciyeho urumva, ariko uzayibona no mu nzego zitandukanye zubahiriza n'amategeko muri enforcement ukabona umuntu wenda no mujiya abajura bazi bambara amapeti utayangiye amareshari kuko yambaye ipeti ugira ngo agiye gukuraho leta ahantu kandi ubwo agiye ku rusengero hano Nyamirambo sibyo n'ingendo y'abafite, ariko yaba yihuta agiye muri korali yaba yihuta n'aya magarade yiwe Musinga ngo yigeze kumubona ngo amuciyeho niba ari Musinga niba udahigwa simbizi nanga aravuga ati niko shati mugende ambwira ingabo ze ati mugende mugarurira mugabo ngo yambaye ikoti ngo najire ngaciye ahantu ngo uzagitwiyongiye ati niko shati ubiteye ati ngiye gusenga ati ndi umujiya abajiya nabaki baramusobanurira tumva shati komeza ugenda ati bya ndabona bitazoro ati ubuse dufite abagabo nk'abangaba benshi mu gihugu byagenda gutera bahanagura ariko yamushimiye ko ari smart by the way nicyo nashaka kuvuga. So ntabwo mushatse kuvuga hano nguri kirero ushobora kuba wenda nk'umupolisi par exemple ariko abapolisi banyihanganira bari bunyumve, ushobora kuba uri umudaso, ushobora kuba ushinzwe umutekano, ushobora kuba uri gitifu wenda wakoze nk'ahantu mu kwabo ushobora kuba mufite mwateguye umuganda ahantu ariko wenda umujiya ntakora umuganda wenda kuri uwo munsi sibyo, ariko ukabona uramutindije ntabwo umwubashye. Tujye tubona abantu basa nka twagiye tubibona mu gihe cya sound pollution itegeko rya sound pollution ibintu byo kugabanya urusaku mu masengero na nk'aho twagiye tubona abapolisi binjira mu nsengero nk'abinjira mu kabari urumva nkuko utakwinjira mu kabari nk'uwinjira mu rusengero ntabwo numva ko wajya mu kabari kuri comptoir hamwe haryoshye inzoga ukora ku bimenyetso by'umusaraba ntabwo ibyo wabugiye gukorayo aho usaba icupa rikonje urumva, ariko abantu bakavogera insengero ko bishakiye kose bibwira yuko wenda kandi ntabwo ari byo. Niba perezida yubaha abantu basenga kuriya urumva, niba perezida yarubashye ijwi ry'uriya musaza niba ari umusaza niba ari umusore watuwagazana muri buriya buryo wibwira ko yaba afite icyubahiro kingana gute noneho bahuriye mu nzira benseri yamukora mu ntoki. Twari tubona amafoto ya perezida Kagame urumva hamwe aho barana n'umukecuru, iriya foto ikunze kugaruka cyane amusuhuza wa mukecuru w'inshuti ye cyane muri Nyaruguru hepfo ya Simbizi ndibuka neza urumva, ariko Valeri nka ziriya indangagaciro nka ziriya iyo zigeze ku bategetsi bamwe na bamwe ririya somo rya Uhuru Kenyatta ryigisha icy'abantu we mudugudu we gitifu uca ku modoka umukecuru yagira gutya ati mfite ikibazo ukamuha ihone cyase ngo marift. By the way dukwiye kwigira ku mico myiza n'indangagaciro abakuru b'ibihugu byacu batwigisha umukuru w'igihugu nitwe tubatora, ariko dukwiye no kujya tubakurikirana nk'iri somo rya Uhuru Kenyatta abantu benshi bakabagigiraho
byinshi. Ndumva rero tutabura gukomeza tuza no kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ngo bimeze gute? Ikikomeje kuvugwa hariya muri Kongo, impuzamashyaka ya FCC ihuriwemo n'abashyigikiye Kabila yatangaje ku mugaragaro ko itazajya muri guverinoma ya perezida ya Tshisekedi. Ni inkuru ushobora no kuba wajya kuri bwiza.com. Okay, wayituriramo muri makeya nanimo ko yanditse ndumva. Iri huriro mu itangazo ryashyizweho umukono na Chibanda Tungamulongo uhagarariye ishami rishinzwe ibibazo byaryo, rivuga ko kuva muri Nzeri umwaka wa 2020 ryabonye ubutegetsi buriho bwica itegeko nshinga n'andi mategeko agenga imiyoborere y'igihugu ndetse bwangiza inzego zashyizweho binyuze mu nzira ya demokarasi, bikaba ari byo byashingiweho rivuga ko ritazajya muri guverinoma. Ubundi se bajyagamo kuko ari iki ko Kabila yabateye inyuma, bambe Tshisekedi yabateye inyuma yarabatengushye shaho none se wenda ntago bajyamo babandi se ba Julien Paruku babaga muri FCC, ubu si bafashije Joseph, bafashije Felix Tshisekedi gushyiraho niyo sacre. Gusa ibi ngibi nkuko bizi bikomeje no kuvugwaho yuko ushobora no gusanga ari Kabila na Tshisekedi barimo gukina kugira ngo bamanipire indi opposition, donc batesha imbaraga Martin Fayulu. Nibwo wabonye ko abafatanyaga na Martin Fayulu Tshisekedi yabatumije aribo uyu mugabo Moise Katumbi na Jean Pierre Bemba, akabiyegereza bigaga ko yari nk'amaboko, yari nk'amashyiga atatu kwa Fayulu. Hari Bemba, hari uyu Chapwe nyine twavugaga uyu mugabo Moise Katumbi, ariko bigaragara ko Tshisekedi dini faso de notre yamaze kubiyegereza. Rero ushobora no gusanga niba ataramayeri kuko usanga byabacikiyeho rwose bakavuga turajyamo gukora iki, none barabirukanye byararangiye. Ariko nanone turebye mu minsi hari urugendo uyu Kabila yarutse kugira mu bihugu bitandukanye, batekerezaga yuko yaba ari ubufasha arimo gushaka kugira ngo abone uko yazakura huyu Tshisekedi. Ndetse hari uriya mugabo witwa Zingman uherutse gufatirwa hariya muri Kongo wari umaze guhura n'uyu Kabila. Uriya mugabo w'umucuruzi w'intwaro, reka tuzamugire topic kuko umuntu umucanshuro ukomeye cyane urumva. Ariko ze Kabila niba ashaka imbunda yaba yaranazitabitse mu bijya bikuyu byiwe. Hari n'igihe wenda wasanga bihisha ibindi byinshi, tuzabireba ku buryo bwihariye. Rero icyo umuntu yavuga kuri ino ngingo yuko FCC ivuga ko itazasubira guhuza na Tshisekedi, wenda twabireba niba hari icyo bizayungura mu buryo bw'imbaraga, ariko giye ku bwanjye ndabona ntacyo. Ariko nanone nkavuga ko position bafashe ntabwo itunguranye. None se Kabila yasenye umubano bari bafitanye, twariko tubifata urumva, nibo bari bagize majorité, que ça soit majorité parlementaire, ni bari bafite na Sena, bafite n'urukiko rw'ikirenga. Ariko Kabila arabirukana. None se ubundi baraza gukora iki? Yashoboraga kuza akabagira umwaka mu ministre w'ubuhinzi, undi akamugira ministre ubundi muri Tanzania buri gihugu kigenda kigira akanyamaswa cyangwa se umuco bagenderaho. Buriya mu Bugande bubaha cyane umusambo, ujye ubona mu idarapo ryaho. Abanyakongomani bubaha icyo bita inyoni bita okapi. Bashaka kuzana ministre akamugira ministre w'inyoni za okapida, akajya zibara akazibara. Shaho umugabo yambariye inkindi akahambarira inkanda. Rero ibi batangaje ntago byasa nkaho bitunguranye cyane, nibyo n'undi bendaga gutangaza, ariko ubwo bafite ama strategy yabo tuzareba. David, twihuse rero turajya ku ngingo. Reka tujye mu gihugu cy'u Burundi. Igikomeje kuvugwa, hari radio zafunzwe, harimo radio Inzamba, radio Humura Burundi ya RPA na Très Renaissance zakoreraga mu Rwanda. Ni radio zakoreraga mu Rwanda. Ibi nabyo tubivuzeho mu buryo bwo kubinyuramo, tuzabisesengura. Dufite n'abanyamakuru batandukanye bagiye bakora kuri ama radio twabanaga mu mashyirahamwe y'abanyamakuru mu Rwanda, tuzagerageza kubegera n'abandi bose. Ariko tukiri kuri iyi ngingo, nuko tutabura dushobora gushakisha ijwi tukumva icyo abayoboye amaradiyo babivugaho. Ariko kandi wabona ngishakishijwe wabona avuga ku ruzinduko rwa Perezida General Evariste Ndayishimiye yagiriye i Kairo mu Misiri. Perezida General Evariste Ndayishimiye yagiye hariya nyine mu gihugu cya Misiri, ndetse na bamwe mu bantu bafatanyije hariya kuyobora igihugu cy'u Burundi. N'uruzinduko rusa nkaho rwari rutunguranye bitewe n'ibihe turimo, bitewe ko nta bantu benshi nta baperezida bagikunze gukora ingendo hanze bitewe n'iki kibazo cya coronavirus. N'uruzinduko kandi bavuga ko rwibanze ku bintu bijyanye na business, kuko hari aho radio imwe mu maradiyo yakorera mu Rwanda mpuzamahanga yabajije umuvugizi wa Presidence y'u Burundi n'uyu ambasaderi Wirinyamitwe, bamubaza bati ko hari abavuga yuko uruzinduko rushobora kuba rufitanye isano n'ibijyanye n'intambara igisirikare iyo business mbega. Ariko noneho ngo mane nk'usubiramo amagambo uyu Wirinyamitwe yavuze ati no,
nange murebe muri delegation twajyanye nayo, iyo hari ibintu bijyanye n'umutekano twagomba kujyana aba cyangwa bariya, ariko mu bigaragara nuko muri delegation yagiye muri Cairo hari higanjemo itsinda ry'abacuruzi bakomeye cyane, kandi urabizi iyo wanariza content ya delegation na message yari itwaye ureba n'abantu yari ijyanye muri iyo delegation. So ahangaha rero nkavuga yuko kuko nanjye nashimangira ibya presidence y'u Burundi yuko uru ruzinduko rwari rufite ingingo yiharira ijyanye n'ibyashara n'ubucuruzi, nubwo n'ibindi abaperezida batabura kubivugaho, wenda Nyamitwe ntabivuge. Ndumva rero iri jwi ntarimo kuribona neza, ariko naho byagaragaye yuko abantu bo muri aya bayoboye amaradiyo, umwe muri bo yatangarije imwe mu maradiyo mpuzamahanga nayo yumvikaniye hano mu Rwanda, avuga ko kuba aya maradiyo ya Radio Inzamba na Radio Humura na Tele Renaissance zarafunze ngo bishobora kuba ari amabwiriza bahawe na leta y'u Rwanda, ariko u Rwanda rubisabwe na leta y'u Burundi mu biganiro bamaze iminsi baganira. Ikijyanye no kuba amaradiyo yarahagaze, amaradiyo yaramaze gukundwa n'abantu benshi batandukanye, genana navuga ko yanakoraga neza mu buryo cyangwa buriya, tuzakigaruka ku buryo bwihariye, tuzagikoramo ikiganiro kirambuye. Ndabona hari inkuru irimo kurambura dusorezaho tugana ku musozo. David, ni inkuru ivuga ngo ku nkuru hano isa nkaho idasanzwe, ni inkuru ku munsi w'ejo yakomeje kugenda igarukwaho. Ni umunyamategeko wo muri Kenya agiye kurega igihugu cya Israel n'Ubutaliyani ku kwica Yezu nde ariko ni muvuga Yezu mujye mukiraone mugira ngo Yezu ntari Kristo yagiraga, ni Yesu Kristo. Uyu munyamategeko wo muri Kenya mwe bita Messi witwa Dola Indidis yareze mu rukiko mpuzampanabyaha ruri Irahe CPI cyangwa se CGI ibihugu bya Israel n'Ubutaliyani ku rupfu rwa Yesu cyangwa Yezu, we akaba yifuza kumugira umwere. Ibi ngibi abikoze nyuma y'igihe cyinshi cyane Indidis atanga ikirego cye ni cyakirwe bitewe nuko icyo gihe nta bimenyetso nyine bifatika yari afite, ariko kuri iyi nshuro uyu mugabo yavuze ko azifashisha Bibiliya nk'ikimenyetso simusiga kuri uru rubanza. Abacamanza se baba biteguye kuburanisha uru rubanza mo kabyara bana nako Shariki imanza ziragwira kabisa. Uyu mugabo ndabona yambaye na za ngofero z'abacamanza bo muri za Kenya nayo hose, za ngofero z'umweru zimeze nk'iza motari. Uvuga ngo mbere nyine urumva yatanze ikirego bagica amazi, kandi hari baba bigira yuko urupfu rwa Yezu ntacyo ruvuze, ariko ushaka yabwira gahinde buri Mariya yari afite umunsi yitabaga Imana. Urumva ati nzabarega rero, yavuze ati ubu ngubu noneho kuyishondaza nitwaje Bibiliya, azakura abatanga bahamya na evidence, abatanga buhamya ko ntago gupfa kujya mu rukiko nyine irabisobanura. Bibiliya se n'ubutanga abanye wasanga harimo ibintu wenda bavuze bitari byo, ariko ntacyo. Noneho abavoka b'uyu nguyu n'aba Yesu hano biroroshye kuko byose byabereye muri bihugu byo mu burasirazuba bw'isi, niho muri Aziya. Inkuru yose ya Yesu niho ishingira, urumva. Ubu rero Benjamin nabo banayanditse. Ubu ronya kuba Benjamin Netanyaragiye kuzitaba urubanza, yitaba urupfu rwa Yesu rwapfuye n'abatanahari, urumva. Ariko urubanza ruzaba ruryoshye, bazatuba bareba rujye nk'urwa rusesa bagina barunyuze live. Reka dutegereze yuko Dola Indidis noneho bazamwakira, kuko ubushize bajyaga bamuca amazi wenda bakanamuca intege bagira ngo yarabiretse, ariko urabona ko uyu mugabo rushititse aribaza ati mwege muragenda mukica umuntu. Ariko impamvu abivuga ibi ngibi hari kuri guverinora n'ubundi y'Abataliyani basaga nkaho bakoroneje bakoneje buriya butaka Yesu yapfiriyeho, bakavuga bati nta kuntu Abataliyani mwava muri urubanza kandi ari mu mwate, urabizi n'abapo. Ariko rero harantu Abataliyani bazatsinda, kuko uriya mugabo Pilato, niba ntibeshye Pilato ashobora kuba yarashinzwe administration y'ubutegetsi bw'Abataliyani, yavuze ati uyu mugabo ni umwere, bavuze ati tubambure nde, ariko aravuga ati ariko genda banaguye umugabo ari umwere, Abataliyani bashaka kuzatsinda, Abayahudi bagatsindwa. Urabona ngo ahanini umugabo yagize ati uburyo yaciwemo urubanza buhabanye n'uburenganzira bwa muntu, habayemo ukwitwara nabi k'ubucamanza, gukoresha nabi ububasha no kwigirizwa. Ariko reka tuvugishe kuri David, nta bintu byo kuvuga. Urumva ni gute Yezu bamubambye kuriya wenda afite ibyo ashinjwa, noneho bakabambura umujura, sibyo? Ariko ibyo uribaza nk'ibi bintu bibaye nk'ubu ngubu, wowe ukaba uri umuntu wibye, noneho wenda bagushyize mu rukiko batari kurabona ntihabura nuriya, ni injustice. Uyu mugabo rero n'uva ikirego cye gifite ishingiro, ahubwo nuko yatanze abantu benshi kugitanga. Yatanze igaramase. Reka dutegereze wenda icyo runo rukiko mpuzamahanga. Ariko nawe ntabwo ngo dutegereze, uhora rwumva gute urubanza rwa Yezu n'uyu mugabo, urumva hazatsinda, uzaba uri mu ruhe ruhande? Buriya nk'abantu bizera niba bavuga yuko Imana yari yaratanze uwo mwana wayo mbere, byari bizwi yuko ari umwana uzaza. Yamuhaye nde nuvuga ngo muri Bibiliya avuga ko ariko uzi ko izo mvugo za Imana yatanze abantu
ntabwo nshaka ko tubyinjiramo cyane zishobora gukerera ikibazo gikomeye cyane. Ntabwo Imana itanga abantu ngo bapfe. Nuga- Wowe wishe umuntu uramugiriye nabi umuciye umutwe wabayanga Imana ngo yari yamutanze. Reka noneho ubwo biri mu rukiko reka twe kuvuga ku bintu biri mu rukiko n'ubundi manza ziri mu rukiko ntabwo twemeye kuzitindaho cyane. Urumva turebe uko abacamanza bazaruca urumva noneho turebe n'uzatsinda icyo nzi cyo uyu mugabo ashobora kubatsinda kuko ibintu byo kwitwaza ngo Imana yatanze umuntu ngo mumwice na wa wundi wamugurishije amafaranga. Niba muri Bibiliya harimo aho bivuga ngo Yuda uriya muririye amafaranga kiriya kintu n'ubugambanyi. Wigeze kumva wa mugabo minsi washinzaga gushishikagira umupasiteri bamugereranyije ngo na Yuda kuko bari inshuti akamutanga. Ubwo rero tuzareba uko urubanza ruzabigena. David bararekwa nta sinzi uko bivuga mu Kinyarwanda. Ntabwo ikiganiro ntabwo twagitindaho cyane dufite n'ubundi umwanya ibiganiro bya hirya no hino. Iyi ngingo tuzayigaruka ariko njyewe mbaye nk'umuntu kwinginga navuga ngo reka nkwinginga uzakurikirana urubanza rwa Yezu n'abandi ubwo hazaza uhagarariye Pilato hazaza uhagarariye nde nande bazaba rushyitse tuzatureba bazarushyire kuri YouTube ukuntu urubanza rugezweho ino minsi tuzareba ukuntu abantu bisobanura. Rero sinzi rero ndumva nagushimira yuko wamfashije muri iki kiganiro cya hirya no hino. Nshimira na benshi bakurikiye Bwiza TV ndetse na bwiza.com. Ikindi kandi kuko bisanzwe iteka duha tubabwira ngo iyo bigenze neza akabona biramunogeye uko ajyarimo kureba ikiganiro kuri screen ye harantu hasi harantu hatukura handitse ngo sabone cyangwa se subscribe. Iyo ukanzemo burya biba ari sawa. Ikindi cya kabiri ugakora share ku nkuru zacu tukugezaho ibyiza nk'ibintu byisangiza. Commentaire nazo ziradufasha kuko ari ibiganiro dusigaye dukora abantu babidusubye muri commentaire tereko muzatumenyere bimutumye na biriya. So rero iyo ukoze commentaire ntugende gutyo utubwira utushima utunenga nabwo twavuga ngo ntago bari sawa neza. Nabashimira rero ko mwakuri iki kiganiro muri benshi aho muherereye hose. Nshimira nawe David wamfashijemo muri aka kanya. Ikiganiro hirya no hino naho utaha kuri iyi saha reka tuvuge ngo nakagaruka.